Inshuti bavandimwe, reka ntangire mbasuhuza ku izina rya Allah, umuremyi w'ibiremwa byose, we nyirimpuhwe nyirimbabazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ishimwe, ikuzo n'icyubahiro n'ibya Nyagasani, umuremyi w'ibiremwa byose. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amahoro n'imigisha nibisakare kwasozereje intumwa n'abanuzi, intumwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nshuti bavandimwe, uyu ni umusozo twari dutegereje w'amateka y'intumwa y'Imana Nuh alayhi salam. Wowe rero tugiye kubana mwaka kanya, ngira ngo twatangiranye iki kiganiro twabonye amateka ya Nuh, igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane n'icya gatanu. Niba utarayibonye ngira ngo wasubira inyuma ukabanza ukabireba, kuko birimo amateka menshi. Uyu munsi rero tuwe turarangizanya iki kiganiro, urarangiza uragisoza usobanukiwe inkomoko y'abatuye isi. Aka kanya tugiye kurebera hamwe amateka y'abana ba Nowa, Imana imwishimire, kubera ko twabonye uko abantu bose barimbutse, dusigara dutegereje intangiriro y'ubuzima bushya bw'abantu uko batuye ku isi. Reka mfate umwanya rero ngushimire mbikuye ku mutima, wowe nshuti muvandimwe wakoze wamaze gukora subscribe, akandi ko kanya ko gukora share ibi biganiro bikagera kuri benshi, ndetse na like, kandi usige na comment, kubera ko iki ni ikiganiro cya nyuma ku mateka ya Nuh. Bityo rero twandikire ubutumwa kubyifuza ko twaganiraho ubutaha. Nawe rero ubonye iki kiganiro bwa mbere, uyu ni umwanya wo kugira ngo ukore subscribe, ukore ku nzogera, kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bijye bikugeraho buri uko tubishyizeho. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar. Mumenyereye ko tubana mu biganiro by'iyobokamana. Inshuti bavandimwe, mu mateka y'intumwa z'Imana hari inkuru ikomeye cyane y'intumwa y'Imana Nuh, cyangwa se Nowa, Imana imwishimire. Twamaze kubona urugendo rwe, uburyo yihanganye imyaka myinshi asaba abantu be kwemera Imana imwe rukumbi, aribyo Islam, bakayisenga batayibangikanya n'ibigirwamana basengaga. Islam bivuga gukora cyangwa se guca bugufi munsi y'amategeko y'Imana, dukora iby'Imana dutegetse, tugendera kure iby'Imana itubuza, twirinda ibangikanyamana n'ibigendanye nabyo. Ibi akaba ari inyigisho Nowa yaje yigisha abatuye isi, ariko abenshi bakamwigomekaho kugeza ubwo Imana yohereje umwuzure urabagota, urabarimbura bose, kubera ko basengaga ibigirwamana mu cyimbo cyo gusenga Imana umuremyi wabaremye. Ariko se nyuma y'umwuzure abana ba Nowa bahise baba abande? Ubuturo bwabo bushya ni ubuhe? Ese ninde warokotse, ninde warohamye? Amateka yabo nyuma y'umwuzure ni ayahe? Ibi ni byo tugiye kuganira, nshuti bavandimwe. Korani ntagatifu itubwira ko Nowa yari afite abana bane.
abana batatu bari abanyakuri bemeye gukurikira inzira y'umubyeyi wabo Nowa, Imana imwishimire, ndetse bemera no kwinjirana nawe mu nkuge igihe Imana atangaga itegeko ko bagomba kwinjira mu nkuge ikarimbura abandi. Ariko undi mwana wa Nowa umwe witwaga Kanani we yanze gukurikira inzira y'umubyeyi we se ari we Nowa, ahubwo ahitamo gukurikira inzira ya nyina, kuko nyina yari ari mu bigomeka ku itegeko ry'Imana. We na nyina bagerwaho n'ibihano bikakaye byo kurimbuka, nk'uko tubisanga muri Korani surati Hud isura 11 aya ya 42 kugera kuri 43. Imana Nyagasani iratubwira iti, ubwo yankugiye yari batwaye hagati mu muhengeri umeze nk'imisozi irumbaraje, Nuh alayhi salama yahamagaye umuhungu we n'agahinda wari witaruye ati, yewe mwana wanjye, ngwino tujyane kandi ntube hamwe n'abahakanyi. Nyuma y'uko yari yarahakanye yinjiye mu nkuge ko ariko n'ibihano bagiye kubona, yabwiye umwana we nubwo arazi ko ari ukurimbuka, yaravuze ati, yewe mwana wanjye, ngwino twinjirane mu nkuge, ngwino twinjirane mu nkuge, ngo kandi ntube hamwe n'abahakanyi. 43. Igisubizo umwana ahaye umubyeyi kiratangaje. Yaramubwiye, umuhungu aravuga ati, yewe data, ndahungira ku musozi undinda amazi. Nuhu aravuga ati, uyu munsi nta gikumira itegeko rya Allah usibye uwo yagiriye impuhwe, niwe uza kurokoka. Nuko umuhengeri urabatandukanya, maze umuhungu we aba mu barohamye. Nyuma y'uko aramuhamagaye amugiriye impuhwe ati, mwana wanjye, ngwino tujyane, umuhungu yaravuze ati, ndahungira ku musozi. Hanyuma amazi ahita abatandukanya, wa mwana na nyina baba mu barimbuka. Nshuti bavandimwe, nshuti bavandimwe, rero murumva igisubizo umwana yahaye umubyeyi we. Aramusubiza ati, imvura niba nyinshi niyo yaba nyinshi ntizagera hejuru y'umusozi, bityo nzajya ku gasongero k'umusozi undinde kugerwaho n'amazi. Urumva kwigomeka bavandimwe. Umubyeyi arababwira ngo uyu munsi ntawe uri burokoke, hararokoka abinjira mu nkuge ku itegeko rya Nyagasani. Umwana abwira umubyeyi we ati, yewe data, imvura niba nyinshi koko nk'uko bivuga ntizagera hejuru y'umusozi, bityo nzajya hejuru y'agasongero k'umusozi, hanyuma undinde kugerwaho n'amazi. Nuh alayhi salam, igisubizo aramubwiye ati, uyu munsi nta murokozi, nta mutabazi, yewe nta n'umuvugizi uhari keretse uwo Allah Nyagasani ari bugirire impuhwe ndetse n'imbabazi akarokoka. Ngo maze amazi arabatandukanya, uwo muhungu aba mu barimbutse. Nshuti bavandimwe, aha rero niho herekana ko kuba umwana w'intumwa cyangwa se kubana no kubyarwa n'intungane bitakugira intungane, keretse bitakugira intungane ndetse bitazaguhesha no kurokoka ibihano by'Imana, keretse wemeye guca bugufi munsi y'amategeko y'Imana, ukora ibyo yagutegetse ukareka ibyo yakubujije. Ibi akaba ari bwo busobanuro bw'ijambo al-Isilamu, kwemera ibyo Imana ategetse ukareka ibyo Imana yagize yakubujije. Abasomyi ba tafsir nka Ibn Kathir bavuga amazina y'abana ba Nowa, bavuga amazina y'abana 4 babyawe na Nuh alayhi salam.
imfura ya Nuh alayhi salam ni Sam cyangwa se Shem muri Bibiliya nk'uko tuza kubibona. Uyu Sam niwe mwana wa Nuh wavuyemo abantu benshi bo mu burasirazuba bwo hagati. Twavuze ko tuza kurebera hamwe ese inkomoko y'abantu nyuma mwuzure ni iyihe, aba bana ba Nowa batuye he. Uko amateka bigaragaza, abana baratuye ahatandukanye kugira ngo babyare amoko n'amahanga atandukanye. Ku ikubitiro tubonye witwa Sam cyangwa se Shem niwe mwana wa Nuh wavuyemo abantu benshi bo mu burasirazuba bwo hagati. Avugwaho uyu Sam avugwaho kuba ari we se wa Aburahamu alayhi salam, nk'uko tuzayibona mu mateka azakurikira. Nimubitubaza nimushaka ko tuzabiganiro tuzamukoraho inkuru Nuh alayhi salam. Uyu Sam niwe se wa Aburahamu, ari nawe se w'intumwa nyinshi, Isaka na Isimayeli, Musa na Yesu ndetse na Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Aba bose Imana ibishimire, bose baturuka kuri nde? Kuri uyu mwana wa Nowa witwa Sam. Aburahamu, Isaka na Isimayeli, akaba se w'intumwa nyinshi, Musa, Yesu ndetse na Muhammadi. Bose Imana, amahoro y'Imana basakareho. Kandi bivugwa ko uyu Sam yabaye mu gace aho yatuye ni mu gace ka Arabia Saudite, Ashuri, Siriya ndetse na Mesopotamiya iri hafi y'uruzi rwa Uriya Bakarudayi, ni muri Iraq y'ubu ngubu, niho Mesopotamiya iherereye bavandimwe. Imiryango myinshi y'Abasemite ivugwa ko yavuye kuri Shemu. Uyu ni umwana wa mbere warokotse, tubonye n'abamuturutseho bavandimwe. Umwana wa kabiri nk'uko amateka ya Isilamu bivuga yitwa Ham cyangwa se Ham. Uyu Ham avugwaho kuba ari we se w'abantu benshi bo muri Afurika duturukamo. Urugero abamuturutseho Misiri, Ethiopia ndetse na Nubayi. Uyu Ham avugwaho kuba ari we se w'abantu benshi bo muri Afurika, Misiri, Ethiopia ndetse na Nubayi ariyo Sudani y'ubu ngubu. Ngo kandi abana be bavuyemo imiryango ya Kush, Misirayim, Abarabu mu Misiri, Puti ndetse na Kanani. Uyu Ham yabaye mu majyepfo ya Afurika ndetse n'uburasirazuba bwo hagati bwa Afurika. Umwana wa gatatu wa Nuh alayhi salam yitwa Yafiz cyangwa se Yafeti cyangwa se Jafeti muri Bibiliya. Uyu Yafiz cyangwa se Jafeti avugwaho kuba ari we se w'abantu bo mu majyaruguru y'isi. Abanyaturukiya, Abarusiya, Abaperesi ubwo ni Abanya-Iran, Abanyaburayi ndetse n'abandi. Abahanga b'amateka bamwe bavuga ko uyu Yafiz cyangwa se Jafeti ari we se w'Abaturukiya na Mongoliya y'ubu ngubu. Uyu Jafeti yabaye mu gace ka Aziya, aha niho yatuye, yabaye mu gace ka Aziya y'Amajyaruguru ndetse n'Uburayi. Umwana wa kane ni umwana witwa Kanani cyangwa se Kanani muri Bibiliya. Uyu Kanani rero amateka ye ntayo, kubera ko uyu Kanani niwe mubyibuka niwe ise Nuh alayhi salam abwiye ngo ngwino winjirane nanjye mu nkuge, aravuga ngo ndahungira ku musozi. Igihembo cye ni uko uyu yararimbutse, ntiyasiga n'umwana wo kubara inkuru. Iyo Imana ijya kurimbura abantu ntisiga n'uwo kubara inkuru muri bo, kubera ko
ku busabe bwa Nowa yaravuze ngo Mana Nyagasani ndananiwe, rimbura buri muhakanyi, ntugire n'umwe wo gusiga inkuru, kubera ko nta kindi bazabyara uretse ko abo bazabyara no bazaba abahakanyi batagushimira. Uyu Kanani rero ni umwana wa kane wa Nuhu alayhi salam. Uyu yararimbutse, arimbukana na nyina, nta bamukomotseho, nta n'andi mateka afite nyuma y'umwuzure. Bibiliya rero nayo ivuga amazina atatu y'abana ba Nowa. Yo ivuga abana basohotse mu nkuge gusa, ntabwo ivuga uriya warimbutse, ivuga basohotse nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 10. Haravuga ngo kandi Nowa mpereye ku 9, haravuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana 10. Ati kandi Nowa yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu ndetse na Yafeti. Urumva ko aya mazina arahura neza nayo twumvise muri Korani, inshuti bavandimwe. Aba nibo bana rero basohotse mu nkuge, ngo kandi aba nibo abatuye isi bongeye gukomokaho nyuma y'uko Imana aririmbuye abantu bose. Bibiliya rero igaragaza ko aribo bavuyemo imiryango yose yo ku isi nyuma y'umwuzure, nk'uko wabisanga mu Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 18 kugera kuri 19. Shemu abamukomokaho ni Abayuda, Abarabu n'abandi bo mu burasirazuba bwo hagati nk'uko twabibonye mu mateka ya Isilamu. Hamu abamukomokaho ni Abanyamisiri, Abanyetiyopiya, Abanyakanani n'abandi bo muri Afurika. Yafeti abamukomokaho ni Abanyaburayi n'Abarusiya. Murumva ko izi nkuru zirahura neza abavandimwe. Korani rero itwereka cyangwa se iduha isomo ry'uko kuba hafi y'intumwa bitaguhesha agakiza keretse wemeye Imana. Kuba wabyarwa n'intumwa, kuba hafi y'abahanuzi ntabwo bishobora kuguhesha agakiza keretse wemeye kuba munsi y'amategeko y'Imana. Kuko umwana wa Nowa warohamye ni gihamya, kuko umwana wa Nowa warohamye ni gihamya, akwiye kutubera isomo, kuko umubyeyi ntacyo atakora ngo atabare umwana we, ariko ku bihano by'Imana no kurokoka ntawe uzagira icyo amarira undi, nshuti bavandimwe. Uyu mubyeyi aza kugira icyo ashobora mu gukora ngo atabare umwana we, ntacyo atari gukora, ariko ku bw'itegeko ry'Imana, ku bihano by'Imana, ntacyo wamarira umubyeyi wawe, ntacyo wamarira umwana wawe. Uko niko bizameze ku munsi w'imperuka, nshuti bavandimwe. Ntawe uzatabara undi, ntawe uzavugira undi, buri wese azarokorwa n'ibikorwa bye, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Korani isura 17 aya 13 kugera kuri 15. Imana Nyagasani irongera ikatubwira iti, na buri muntu twamuziritseho ibikorwa bye nk'urunigi mu ijosi rye. Buri muntu wese ku munsi w'imperuka azazuka afite ibikorwa bye mu ijosi, nka kuriya umuntu yambara baji y'akazi iriho amazina ye n'icyo ashinzwe. Imana iti, na buri muntu twamuziritseho ibikorwa bye nk'urunigi mu ijosi, ngo kandi ku munsi w'imperuka tuzamuzanira igitabo, azasanga gifunguye. Buri wese azahabwa igitabo gifunguye ku munsi w'imperuka. 14 ngo azabwirwa ati, soma igitabo cyawe, uyu munsi wowe ubwawe urihagije kwibera umubaruzi. Bimwe byo kuvuga ngo hazaba umunsi w'urubanza, uzaburana nande se?
uzahabwa igitabo kirimo ibikorwa wakoze, hanyuma ubwirwe ngo soma kandi uyu munsi uribera umubaruzi. 15 Imana ikavuga iti uyobotse mu by'ukuri uwo ngo azaba arokoye roho ye, uzayoboka azaba arokoye roho ye, ngo kandi ibihembo by'uko kuyoboka bizaba kuri we, ngo kandi n'uzayoba uwo nta wundi azaba ahemukiye uretse roho ye. Bavandimwe, ngo n'uzayoba uwo nguwo ibihano byo kuyoba bizaba kuri we. Imana iti kandi ntawe uzikorera umutwaro w'undi, ntawe uzikorera umutwaro w'undi. Ubwo hari abavuga ngo wana byose Yesu yarishyuye, barabashuka nshuti bavandimwe. Ntawe uzikorera umutwaro w'undi, ngo ndetse ngo ntabo tujya duhana tutabanje kuboherezamo intumwa kugira ngo zibaburire. Intumwa twarazibonye kenshi, ariko abumva ni bangahe se? Abemera ibyo zavuze ni bangahe se? Imana iti ntabwo tujya duhana abantu uretse ko tubanza kuboherezamo intumwa ngo zibaburire ibintu bya Nyagasani. Ukuri nshuti bavandimwe niko byagendekeye umwana wa Nowa. Nubwo ise yari intungane ku Mana, ariko ntabwo byabujije umwana yo kurama, kubera ko yarigometse. Imana imuhana ku giti cye, kubera ko icyaha ni gatozi nshuti bavandimwe. Hano rero Bibiliya nyuma yo kumva Korani ibyo itubwira ko tugomba kurokora roho zacu ku giti cyacu, Bibiliya yaduhaye amazina n'amateka y'imiryango n'imiryango yavuyemo bigaragaza isano hagati y'abantu bose. Hadith, imvugo z'intumwa y'Imana n'amateka byongera gusobanura uburyo isi yose yahereye kuri abo bana batatu barokotse umwuzure. Kugira ngo isi yongere kubaho abantu, nuko inkomoko y'aba bantu bose yavuye ku bavandimwe batatu, ari bo Yafeti, Hamu ndetse na Shemu nk'uko twababonye. Ibi byose bitwereka ko abana ba Nowa bafite uruhare rukomeye mu mateka yo kongera gukwira kw'abantu mu isi. Umusozo rero nshuti bavandimwe, inkuru y'abana ba Nowa alayhisalam iduhigisha cyangwa se iduhaye amasomo akomeye. Icya mbere ni uko agakiza kari mu kwemera Imana no kuyubaha, si mu kuba mu muryango w'intumwa cyangwa kwitirirwa igisekuru cyayo, cyangwa se kuba mu bakomeye, kubera ko abakomeye ntacyo bazatumarira igihe tuzaba turi kubazwa ibyo twakoze ku munsi w'imperuka. Icya kabiri ni uko isi yose nyuma y'umwuzure yaturutse ku bana batatu, Shemu, Hamu ndetse na Yafeti. Icya gatatu, ubupfura n'ukuri nibyo bituma umuntu akomera, naho ubwiyemezi n'ubwigomeke bikamuvutsa kurokoka, nk'uko byandigendekeye abantu Nowa yaburiye bakanga kumva, tudakuyemo umugore we n'umwana we. Ubumwe bw'abantu bose, Isilamu yemeza ko abantu bose bakomoka kuri abo bana batatu ba Nowa, bityo abantu bose ko ari abavandimwe. Nyuma ko twabonye ko twavuye kuri Adamu alayhisalam, abamukomotseho bose bararimbutse, hasigara Nowa n'abana be. Iryo ni ryaje kongera kuba ishingiro ry'imibereho y'abantu. Bityo abantu bose turi abavandimwe, kuko duturwa ku bavandimwe batatu bavandimwe. Bityo rero nshuti bavandimwe, tuzirikane ko turi abavandimwe b'abantu bose ku isi, kandi ko dufite inshingano yo kumvira Imana Nyagasani, nk'uko abana ba Nowa alayhisalam baduhaye urugero rwiza. Bamwe muri bo barokotse amakuba, icyo kikaba igihembo cyo kumvira Imana umuremyi w'ibiremwa byose ndetse no kumwizera. Hanyuma undi ararimbuka, ahura n'akaga gakomeye ko kwicwa n'umwuzure. Nk'aho ibyo bidahagije, ku munsi w'imperuka azagarukana n'abarimbukanye nawe bose,
hanyuma bashyirwe umuriro wa Gehonomu wa Jahanama. Imana iwuturinde inshuti bavandimwe, kubera ko uriya wo bazawamo ubuziraherezo. Amazi baguyemo bararimbuka barapfa, ariko mu muriro ntabwo ariko bizaba bimeze. Bazajya umubiri ushiraho, uko umubiri ushizeho bongerwa undi kugira ngo wumve ububabare, kandi ubwo buzima bazobamo ubuziraherezo. Kubera kwigomeka no kutumvira amategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala, abo nibo bazahura n'ibihano bikakaye, ibihano bibabaza kubera kutumvira amategeko y'Imana. Nshuti bavandimwe rero, iyi yari inkuru ya nyuma y'amateka ya Nuh alayhi salam. We tugeranye ku musozo, nizera ko usobanukiwe uko Nowa yabayeho, ubuzima bwe, uko yigishije imyaka 950, abantu bakanga kumwumvira, bakigomeka ku Mana. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge, banga kuyinjiramo. Twabonye uko umugore we n'umwana we barimbutse, kandi twabonye uko abarokotse mu nkuge aribo baje gutura ku isi. Tubona aho batuye, imiryango yabakomotseho, kandi tubonye inkuru yuzuye y'amateka ya Nuh alayhi salam, yaba Bibiliya ndetse na Korani ndetse na hadisi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibi byose twabikoresheje kugira ngo iyi nkuru irangire usobanukiwe amateka ya Nowa ndetse n'abamukomotseho. Bityo rero tugeranye ku musozo, ndakwibutsa ko niba utarumvise izindi nkuru zatambutse, ndazipininga muri description, ugenda uzikurikirane kugira ngo umenye amateka, kuko utazi amateka ahora ari umwana. Bityo rero ntugende udasize komenti, ntugende udasize ubutumwa, kugira ngo ntugende udasize message kugira ngo uduhe ikiganiro tuzakora ubutaha. Tubwire muri message, tubwire muri komenti inkuru wifuza ko twakuganiraho ubutaha. Bityo nshuti bavandimwe, twabanye muri aya mateka ya Nowa. Reka mbasabire imigisha ku Mana, mbasabire Imana ko yabaho gutunganirwa mu byo mukora byose. Dusabe Imana ko yaduha ko mubumvira nk'uko wumviye Nowa barokotse, natwe dusabe Imana kuzarokoka ibihano bidutegereje hano imbere. Hanyuma dusabe Imana ko azaduha kwinjira mu ijuru, kubera ko abazinjira mu ijuru Imana izabibahesheje, abazinjizwa mu muriro Imana izabasuzuguje. Bityo ibiganiro nakagaruka, reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Amahoro y'Imana niyo mbifurije. Wabila tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.